Nyemerera nguhe ikaze kuri Brabator, aho tugiye kuganira ikiganiro kivuga ku byerekeranye n'urukundo, aho tuvuga ngo Yesu ari kumwe n'abigishwa be yabahaye itegeko rishya, arababwira ngo mujye mukundana nk'uko n'abakunzi. Ni kenshi twumva abantu bavuga urukundo, bakavuga ko bakundana, bakavuga ko biheberanye, umugabo ajya kubana n'umugore, umugore ajya kubana n'umugabo, bati turakundana pe. Aho bigezweho mu rubyiruko ubu ngubu urukundo rwaciye ibintu, muribuka n'abakera bo baranabwiraga ngo umwe akabwira undi ngo ni amaso y'inyana, undi ati ni icyatwa mu bagabo, undi ati kwa kundi nyine bajyaga babivuga, no kwa kundi bakubwiye niba warabinyuzemo cyangwa se ujya ubivuga. Ariko urukundo tugiye kuvuga uyu munsi ni urukundo Yesu yavuze ari kumwe n'abigishwa be, ubwo yabwiraga abigishwa baravuga ati mujye mukundana nk'uko n'abakunzi. Ntabwo byapfuye kuza gusa, ahubwo byaje ari itegeko. Aravuga ngo mukundane biba itegeko, atari kuvuga ngo ni uko ubyiyumvishemo, ngo ni uko ngo byazindutse ngo bikurimo. Hari ukuntu umuntu azinduka mu gitondo akavuga ati ndumva rwose nagukunze, ndumva urukundo rwabaye rwinshi. Ariko se nirwo Imana ivuga? Nirwo dushaka kuvugaho se? Nirwo se Yesu yavuze? Umva urukundo turi kuvuga ni uru nguru. Yesu yakomeje ababwira ati nimugenza mutyo nibwo bazamenya ko muri abigishwa banjye nyakuri. Yavuze ko atari ibintu gusa byo kuvuga ngo abantu barakundana, ngo abantu bararebana, ngo abantu ngo baraturanye, ngo ni ukubiririmba, ngo ntagufite nasara, ngo utariho, ngo oya. Yaravuze ngo hari itegeko ryo gukundana, ngo kandi hari ikintu abantu bazabamenyeraho, ni uko muzaba mukundana koko, nicyo kizavuga ko muri abigishwa banjye. Wibuke ko Yesu ajya kugenda, ajya gusubira mu ijuru, yasize abwiye abigishwa bati mugende mu mahanga yose, mubabwirize, mubahindurire kuba abigishwa banjye, hanyuma nibahindukira bakemera bakizera ibyo nakoze, ibyo mwababwiye, muzababatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ati hanyuma mubigisha kwitondera ibyo nasize vuze, ati kuko ndi kumwe namwe muzageza ku mperuka y'isi. Ariko asiga atanze itegeko rikomeye, kuko baramubajije bati ko itegeko noneho riruta ayandi ni irihe? Kuko yari amaze kubabwira ati niba barababwiye ngo umuntu agukora mu ijisho uzamukuremo irindi, aravuga ati njyewe ntabwo ariko mbibabwira, ahubwo umuntu nagukubita urushyi mu musaya umwe, uzatege n'undi awukubitemo, nagutwa umwirero uzamubwira atware n'umukero. Yesu yari afite amagambo akomeye cyane. Nyuma baravuze ati ariko mwami, ibyo biri kuvuga ko bikomeye, ninde uzabishobora? Arababwira ati ibyo ngibyo bidashobokera abana b'abantu bishoboka kuyizera. Bati se niba uri kutubwira gutyo, hanyuma itegeko none uri kutubwira tuzasigara dukurikiza ni irihe? Aravuga ati itegeko riruta ayandi ndetse risumba n'ayandi yose, riyabumbye yose, ni iryo gukundana. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, kandi ukunda Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ariko igikomeye cyane, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana yo ngo yatanze urugero rukomeye, aho ngo yatanze umwana wayo kugira ngo apfire abari mu isi, umwizera azagira ubugingo bw'iteka ahubwo ye gupfa. Arongera aravuga ati ikintu kizababwira ko mutakiri mu rukundo cyangwa se mutakiri abanjye, ni uko urukundo ruzaba rwakamutse. Ariko reka turebe muri iyi minsi urukundo rugeze he? Ikigero cy'urukundo kigeze hehe? Ese niba urukundo ruhari koko nk'uko abantu babiririmba, kuki abantu bakomeza kuzira uko basa? Kuki abantu bakomeza kwangwa? Kuki abantu bakomeza gutotezwa, bagakubitwa, bakicwa, bakagambanirwa, bakagirirwa nabi? Kubera iki? Kuki intambara zikomeza kwiyongera? Ni kuki ivangura ryahabwa intebe? Ni kuki icyari n'ubugome bikomeza gucumbikirwa?
Ni kuki abantu bazira uko basa? Umuntu akazira ubwoko bwe atarabuhisemo, umuntu akazira aho yavutse atarahatoye, umuntu akazira aho yabaye, aho yanyuze, aho yavukiye, umuryango yavutsemo kandi atarigeze abihitamo. Abantu twarebye icyo dupfana ukiruta icyo dupfa. Tugire urukundo, ukunde mugenzi wawe, ukunde uwo muvukana, ukunde mushiki wawe, musaza wawe, ukunde papa wawe, ukunde mama wawe, ukunde abana bawe, ukunde umuryango, babyara bawe, ukunde abaturanyi bawe, ukunde abo mwigana, ukunde abo mukorana, urukundo rube rwinshi. Ukunde mugenzi wawe, uwo ubonye ku muhanda utanamuzi, uvuga uti uyu nguyu ni w'Imana yambwiye ko ngomba gukunda. Urwo rukundo nirugaragara muri twebwe, ngo nibwo bazamenye ko koko turi abigishwa ba Yesu nyakuri. Ibyo byatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ataremba, ahubwo habe ubugingo buhoraho. Ni ikintu gikomeye cyane. Wumva amagambo bagiye kuvuga aba baririmbyi, nawe urumva ari amagambo meza kandi amagambo aryoshye cyane. Ni byiza ko abavandimwe baturana bahuje mu mitima yabo. Aba baririmbyi Imana ibaha umugisha. Ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje, atari bya bintu byo kubona umuvandimwe wawe yageze kugeza ubuke ugomba kumukuraho, kumva urwangororazamutse umuntu ukamera nka Kayini w'umurumuna wa Abeli. Ntabwo ari bikwiriye. Dukwiye kugira urukundo rwinshi, nibwo Imana itwishimira. Birinde nawe abakundanye, Imana irabishimira. Ibintu byiza cyane, ni indirimbo iryoshye. Amagambo y'urukundo ni amagambo meza, ni amagambo Imana yashatse ko ajya mu mutima w'umuntu kugira ngo umuntu ayagumane mu mutima by'ukuri. Ese ufite urukundo cyangwa urukundo rwawe rwarakonje? Reka nkubwire ngo urukundo rwawe ntabwo rukwiye gukonja, urukundo rwawe rukwiye kwaka, rukaba rwose ikibatsi cyaka umuriro, kuko Yesu yaravuze ngo nta watwongeza itabaza ngo narangiza tujye kwikira munsi y'inkangara cyangwa se munsi y'umusambi, ahubwo arimanika ahantu hirengeye kugira ngo rimurikire n'abantu bose. Ese ufite urukundo rungana iki? Reka turebe ahantu aya magambo yaturutse by'ukuri. Yesu yabivugiye hehe? Tujye muri Yohana ibice 15 umurongo wa mbere kumanuka gatoya. Niho Yesu yavuze aya magambo byose cyane, aya magambo y'igikundiro. Wumva ari amagambo meza kandi ari amagambo gukomeza umutima. Bikamubwira ngo ugire urukundo, kandi aya magambo ndayagutuye muri uyu munsi. Iki gihe uri kumva kino kiganiro, aya magambo akugereho, akugere ku mutima. Aravuga ngo Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Yarababwiye ngo ndi umuzabibu w'ukuri, ngo kandi Data ni we uhingi. Mu wa kabiri aravuga ngo ishami ryose ryo mu cyi ritera imbuto akuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo, ngo rirusheho kwera imbuto nziza. Umurongo wa 3 aravuga ngo none mumaze kwezwa n'ijambo ndababwiye. Niba wumvishe iryo jambo ry'urukundo, ngo mumaze kwezwa n'ijambo ndababwiye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Arakomeza avuga amagambo aryoshye pe. Numva ukuntu amagambo aryoshye. Urashatse yavuga ngo haleluya, undi akavuga ati amina. Niba wumva bikuryoheye vuga ati amina, amina. Bibe biti, kuko ni amagambo meza. Yesu yavuze ati mukundane. Umurongo wa 5 yavuze ati njye ndi umuzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari nta mubasha gukora mutamfite, mbese nta kintu twabasha twe bwacu tudafite Yesu. Ese ndi kubyizera? Umva yakomeje avuga ngo umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya.
nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Nugira urukundo ukaguma mu Mana, ukaguma muri Kristo, ukaguma muri Yesu, musabe icyo ushaka cyose uzagihabwa. Ngibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Bya bindi twatangiye tuvuga, uko Data yankunze niko nanjye nabakunze. Haleluya, mbega ijambo ryiza. Ngo nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. Yesu bivuga aragukunda, aradukunda. Niba wari wihebye, niba wumva ufite ikibazo mu mutima, uvuga uti ko bikomeye, uvuga uti ko ibintu bigoranye, menya ngo Yesu aragukunda, arabivuga. Uko Data yankunze nanjye niko nabakunze. Mbega ijambo ryiza. Nizere ko nawe uri kuryoherwa kandi uri kumererwa neza. Nuko rero mugume mu rukundo rwanjye, niko Yesu yavuze ngo tugume mu rukundo rwe. Umurongo wa 10 avuga ngo nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe kandi n'umunezero wanyu ube wuzuyeho. Imana ikeneye ko tunezerwa n'umunezero wuzuye imitima yacu, ariko turi kumwe na bagenzi bacu, n'abo tubana, n'abo dukundana, n'abo tugendana, ndetse n'abo tutazi. Umurongo wa 12 aravuga ngo ngiri itegeko ryanjye, aravuga ngo nimukundane nk'uko nabakunze. Bihindutse itegeko, mbese ubyumve rwose, bihindutse itegeko. Ni ngombwa ko dukundana. Ntawe ufite urukundo ruruta urwutera inshuti ze. Ubu ni Yesu wabyivugiye ngo muri inshuti zanjye, ngo nimukora ibyo mbategeka. Mugomba kuba inshuti za Kristo kuko ni byiza cyane. Agera ku murongo wa 15 avuga ijambo rikomeye cyane nshaka kubatura kandi mushyire ku mutima. Aravuga ngo ntabwo nkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvishe kuri Data byose nabibamenyesheje namwe. Burya ya magambo Yesu yavugaga nayo yumvanye se Imana. None ngo ntabwo tukira abagaragu, ahubwo tubaye inshuti. Bya bintu byo kuvuga ngo ndi umugaragu wawe, ahubwo turi inshuti za Yesu. Ngo simwe mwantoranyije, ibyo ngibyo mubimenye neza, ngo ahubwo ninjye wabatoranyije, ngo kandi mbashyiraho kugira ngo mugende mwera imbuto. Birakwiye ko twera imbuto nziza z'abantu beza bafite urukundo, bakunda bagenzi babo, banga ikibi, banga guhemuka, banga urwango, banga ibitotsi, mbese nta kintu wifuza ko mugenzi wawe agukorera akuba aricyo nawe umukorera. Ngo imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Mbega ibintu biryoshye. Nitwera imbuto icyo zikagumaho, icyo tuzasaba Data cyose mu izina rya Yesu tuzagihabwa. Ngo ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Aya ni amagambo meza cyane, ni amagambo aryoshye, ni amagambo aryoheye umutima. Nanjye ndayagutuye muri uyu munsi. Uyu munsi uri kumva ikiganiro ukaba wari wihebye, ukaba wumva ubabaye, ucavuye, ucitse intege, birashoboka ko watereranywe, birashoboka ko abantu bakwanze, bakuvuze se, baguciye intege ngo ntabwo bishoboka, ngo ntacyo wageraho, ngo nta handi uzagera. Oya, wumve ngo Yesu aragukunda kandi ntagakikwita umugaragu, ahubwo uri inshuti ze. Aya magambo ndayagutuye araza akagera ku mutima neza. Ça vient tout droit au cœur. Nawe akugereho, akugere ku mutima neza. Aya ni amagambo meza cyane. Twavugaga urukundo nk'uko Yesu yaruvuze. Reka tugere ku musozi w'iki kiganiro cyacu, mwibutsa ko iyi ni Braba Talk nk'uko uri kuyumva, kandi ni ijambo rikugukomeza, rikagukora ku mutima, rikagushyigikira ugakomera. Niba warucitse intege, haguruka wongere utangire. Niba byari byanze, ongera ugerageze, kuko Imana iravuga ngo nzaguhira umugisha no mu byo uzagerageza gukora. Wumve icyo kintu. Reka nkubwire rero ngo ugire impagarike n'ubugingo kandi ugire byombi, kuko ni ingenzi. Uba umunyabwenge kandi uba umuhanga, kuko nicyo dusabwa ko uyu murongo wacu twagushyiriyeho.
hasigaye niba ikiganiro cyacu wagikunze uzi icyo ugomba gukora nuko ugisangiza mugenzi wawe, washaka ugakora subscribe niba utarayikora kugira ngo tuzabane mu kiganiro cy'ubutaha turi kugutegurira. Ngaho rero ugumane n'Imana, ugire ibihe byiza cyane, Nyagasani agukomeza kandi akurinde, ugire urukundo rwinshi nk'uko Imana ibivuga, nk'uko Yesu yarudusabye. Hanyuma dutegereze kugaruka kwa Yesu kuko aradukunda cyane, azagaruka. Abamarika baravuze ngo uko bamubonye agenda, uko intumwa zamubonye agenda nuko azanagaruka. Ese warubizi, wabitekerezaga? Niba wari wanabyibagiwe umenye ko ariko bizagenda. Yesu aragukunda, Imana iragukunda kandi ikeneye kugira urukundo rwinshi mu mutima wawe. Ngaho ugira ibihe byiza, naho ubutaha tubonere cyacu mu kagaruka.